imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Mwongeye kwirirwa mwe mudukurikiye mu kiganiro cya none. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni umunsi ubusanzwe ku rwego rw'isi wizihizwa ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashye. Bijyanye n'amateka u Rwanda rwanyuzemo n'uruhare umwuga w'itangazamakuru wayagizemo, ariko uyu munsi wahujwe n'ibiganiro bigamije kurebera hamwe aho itangazamakuru ryo mu Rwanda rigeze ryiyubaka, maze wizihizwa ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatanu n'ubundi. Bijyanye n'aya mateka ndetse n'igihe cy'iminsi 100 rurimo yo kwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rukaba rwaratoranyije insanganyamatsiko yo gusezerera burundu no kwamagana itangazamakuru ribiba urwango muri Afurika. Muri rusange, nubwo imvugo zibiba urwango zitagaragara mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, ariko nk'uko byagarutsweho muri ibi biganiro, haracyari imbogamizi zishingiye ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga nk'umuyoboro wa bene izi mvugo. Iyi ari nayo mpamvu abitabiriye ibiganiro bagombaga kurebera hamwe icyakorwa ngo imvugo zinyuzwa kuri bene izi mbuga zitagira ingaruka mbi ku baturage. Muri iki kiganiro turagaruka kuri ibi biganiro, tureba aho itangazamakuru ryo mu Rwanda rigeze ryiyubaka. Turagaruka kandi ku by'abayitabiriye biyemeje ku birebana n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga nk'uburyo bugaragazwaho kuba bwahicyuha imvugo zibiba urwango. Iki kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, naho njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nyuma y'imyaka 22 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, nta gushidikanya ko hari byinshi igihugu kimaze kugeraho cyiyubaka. Urwego rw'itangazamakuru narwo hari byinshi byo kwishimira rumaze kugeraho, kandi rukaba rwaranagize uruhare runini muri iyi nzira yo kongera kubaka ndetse no gusana igihugu. Iri terambere muri uyu mwuga ribonwa na benshi, yaba uri mu bwabo ndetse n'inzego zikorana nabo, yaba iza leta ndetse n'iz'abikorera. By'umwihariko kuva mu myaka 3 ishize, hamwe na gahunda ya leta y'ivugurura mu itangazamakuru, RGB nk'ikigo cya leta gifite mu nshingano kureberera urwego, hari byinshi cyishimira n'ubwo hakiri n'inzitizi. Itangazamakuru ko rihagaze ubu umuntu yabakora imaze gutera intambwe ndende igaragara, ikabigaragarira muko ari imikorere yaryo, ari uko abanyamakuru bakura, ari ubunyamwuga bugaragara, urabona bigenda bizamuka. Ariko n'ababishoramo imari banza batangiye kunguka kubera ko batangiye no kugwira, ariko ukabona n'umwuka bahumeka n'ireme bifite, ukabona ari ibintu bifatika. Ikindi nuko ivugurura ryaganishije kuri RBB naryo ritanga umusaruro. RBB rwose rabitangiye kuba igitangazamakuru cy'abaturage, ariko n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Cyo nashima gikomeye tugendeye no ku ntero y'uyu mwaka, igice kinini baragenda babona itangazamakuru mu rwego rw'uko ribereyeho abaturage, rikorera abaturage, ribaha amakuru, rituma bahabwa za serivisi nziza, za gahunda zitandukanye ku maradiyo, ubona ziganisha muri uwo murongo, kandi ngira ngo abanyarwanda barabyishimiye. U Rwanda ni kimwe mu gihugu bagize amateka mabi y'itangazamakuru. Ni byiza rero ko ngubu tugira icyizere ko itangazamakuru ayo mateka mabi ryayasize inyuma, ko amateka y'itangazamakuru ribiba urwango byarangiye. Ni byiza ko abanyamakuru namwe n'izindi nzego za leta duhagurukira kuvana akantu kose kaba kakirangwa mu itangazamakuru, yaba ari imikorere idahwitse. Itangazamakuru kugira ngo mubone inyigo zagiye zikorwa n'inzego zitandukanye, ari urwego rwa Transparency International Rwanda bavuga ko hakigaragaramo ibintu bya ruswa, hakigaragaramo ibintu by'imikorere idasobanutse. Ibyo byose rero ntabwo rimwe byangiriza isura gusa, ahubwo binahimukira n'umuryango nyarwanda. Gusa ntibibe ngo umukobwa umwe atukisha bose.
hari ibitangazamakuru n'abanyamakuru bakora neza pe. Iri terambere mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda kandi rinagaragarira ku mubare w'ibitangazamakuru wiyongera umunsi ku wundi, aho kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amaradiyo arenga 30, televiziyo zirenga 10, ibinyamakuru byandika n'imbuga za interineti zandika zikanatangaza amakuru birenga 50. Ku ruhande rw'abakora uyu mwuga mu Rwanda basanga ari intambwe ishimishije. Umubare w'ibitangazamakuru byari bihari utubare mu mwaka wa 2010 ukabara muri uyu mwaka wa 2016 ibitangazamakuru bihari, umubare wariyongereye. Twagiye tubona amateleviziyo yigenga, ntago mu Rwanda yaramenyerewe, hari televiziyo imwe rukumbi y'igihugu, warandi amateleviziyo menshi yagiye aza yigenga. Ikindi twavuga mu iterambere ry'itangazamakuru, hari amashuri y'itangazamakuru yagiye ajyaho guhera ku cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, nyuma haza amakaminuza yigenga nayo yigisha iby'itangazamakuru. Twagiye tubona urwego rw'igenzura rw'abanyamakuru, Rwanda Media Commission, narwo rwagiyeho, bituma itangazamakuru risa nkaho hari ikibazo rikize. Ahakiri inzitizi mbere navuga ni ku bijyanye n'ubumenyi bw'abanyamakuru. Yego ibitangazamakuru biri kwiyongera, ariko wareba bimwe na bimwe, wareba ubumenyi bw'abanyamakuru ugasanga rimwe na rimwe bari gukora itangazamakuru ari ibintu badasobanukiwe neza. Mu gitondo akabyuka akavuga ngo agiye gukora itangazamakuru, ariko wareba ubumenyi nta etike, nta mategeko y'itangazamakuru azi, nta skills zijyanye n'itangazamakuru azi. Ariko wenda amashuri ari kugenda ajyaho, hamwe n'uburyo bwo gufasha abanyamakuru gukora amahugurwa biri kugenda ubona bisa nkaho bigabanuka. Ariko tukiri kuri ibyo by'ubumenyi, nibyo nakubwiraga ngo ibinyamakuru biriyongera. Kuri ubu ngubu urareba televiziyo zaraje, ariko iyo uzirebye zirahari nyinshi zigenga, ariko wareba content ibintu biriho ukabona ntago zisa nkaho zititeguye guhangana ku isoko ry'ibitangazamakuru. Ukareba yaba amakuru akorwa cyangwa se n'ibindi biganiro bikorwa, ugasanga haracyari kiburamo. Uretse iki kibazo cy'ubumenyi buke mu bakora umwuga w'itangazamakuru kigaragazwa n'abarikora, haracyari n'izindi nzitizi zishingiye ku mikoro make. Ku kibazo cy'ubumenyi buke n'ubunyamwuga mu itangazamakuru ariko, zimwe mu nzego zihuza abanyamakuru zisanga intera imaze kugerwaho mu birebana n'ubunyamwuga mu itangazamakuru itanga icyizere. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura ni rumwe muri zo. Rushingiye ku bibazo rwakiraga mu bukemurampaka rukijyaho, n'ibyo rwakira ubu rwemeza ko hari urwego rugaragara abanyamakuru bo mu Rwanda bamaze kugeraho mu birebana n'ubunyamwuga. Gusa nanone ku kibazo cya mikoro gishobora gutambamira ubu bunyamwuga, hari icyo uru rwego rukivugaho. Ikibazo cya mikoro n'imibereho myiza y'abanyamakuru ni ikibazo gikomeye, kiracyari imbogamizi n'umukuru w'umunyamakuru yarushaho gutunganya umurimo we neza, kuko bishobora no kugira ingaruka kuri bwa bunyamwuga twifuza ku munyamakuru. Hari rero icyo njya mvuga ko rimwe na rimwe bamwe binjiye muri uru rwego rw'itangazamakuru, ndavuga domaine y'itangazamakuru, basa naho rimwe na rimwe batekereza ko bataryumva neza. Bakavuga bati harakinguwe, amarembo arakinguwe, reka natwe dushingiye ibitangazamakuru, sinshaka kuvuga amazina yabyo. Ariko bamara kugeramo ntibashake kumenya uko urwo itangazamakuru rikora. Twumva ushinze igitangazamakuru akwiye kumenya ngo ni business agiyemo, ntawe uzakoresha umukozi atamuhemba. Icyo ngicyo bakabanza bakacyumva. Icya kabiri ariko tukanavanga umunyamakuru nawe najyemo aharanira uburenganzira bwe, agira iyo kontra ibe yanditse, nishaka igihe gitoya ariko nibura ibe yanditse, umushahara we awuhabwe uko wabungana kose. Tujya twumva ko ngo hari n'abagenda bahemberwa mu makoridoro, ngo wahura na bosi wamubwira uti nyabuna bimeze nabi, agakora mu mufuka ayakuyemo, niba yeditingira izo note mu mufuka simbizi, akaguhereza yo gatwarayo. Ni imikorere idakwiye. Indi mbogamizi igaragazwa n'abari muri uyu mwuga w'itangazamakuru ni irebana n'uburenganzira bwo kugera ku makuru. Nubwo itegeko ritanga ubu burenganzira rihari, hari ahakigaragara barinyura ku ruhande ntibubahiriza uburenganzira riha abanyamakuru cyangwa se n'abandi baturage bwo kugera ku makuru. Ku ruhande rw'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB ariko gisanga umuti w'iki kibazo washakirwa ku bantu ku giti cyabo kuruta kushakira ku rwego runaka, cyane ko gutanga amakuru biri mu nyungu rusange z'igihugu n'abagituye. Icyo dukwiye gushyiramo imbaraga dufatanyije, kandi ubundi turafatanya, urwego rw'abanyamakuru, ari ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, ari n'izindi nzego, gukomeza gukangurira abari bo bose amakuru ashobora guturukaho kuyatanga. Ni urugendo tugomba gukorana. Turabizi ko abantu bose
turavuga ngo na leta, ushobora gusanga niyo leta tutavuga leta y'i Kigali, ashobora gusanga ari abandi bayobozi mu nzego zitandukanye cyangwa mu nzego z'ibanze naho wenda bikirimo ako gatotsi, ariko nidufatanya nako tuzagakemura. Icyiza gihari ni uko ubushake bwa leta ni nta wabugiraho impaka. Turifuza itangazamakuru ry'umwuga, turifuza kandi ko inzego za leta zorohereza abanyamakuru bacu ariko n'abandi baturage. Burya uburenganzira ku makuru ntabwo ari umunyamakuru gusa, n'umunyarwanda wese afite ubwo burenganzira, kuko iyo amakuru abonetse nyine abohora n'imitangire ya serivisi, atuma n'imikorere inoga, tukaba ari ikintu natwe dufitemo inyungu nk'igihugu, dufitemo inyungu nk'abanyarwanda, kuko iyo tukigezeho twese turatunganirwa. Tugarutse ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka u Rwanda rwari rwihaye mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, uretse mu Rwanda itangazamakuru ryabaye umuyoboro w'imvugo zibiba urwango, byagejeje no kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Na n'ubu muri bimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika imvugo nk'izi ziracyatambutswa mu bitangazamakuru. Icyakora bijyanye n'intambwe imaze guterwa mu kubaka umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, imvugo nk'izi zibiba urwango ntazikigaragara mu itangazamakuru. Aho izi zisigaye nk'uko abitabiriye inama babigaragaje ni ku mbuga nkoranyambaga. Ibi kandi binashimangirwa n'imiryango mpuzamahanga ikorana n'itangazamakuru hano mu Rwanda. This may not be happening within Rwanda itself, but people outside who are related to Rwanda. Ibi bishobora kuba bitabira imbere mu Rwanda ubwaho, ariko bamwe mu bantu bari hanze bafite aho bahuriye n'u Rwanda barakoresha uburyo bunyuranye mu gukwirakwiza imvugo zihembera urwango. Ibi rero byose ni ibibazo mwe nk'itangazamakuru ndetse natwe ubwacu tugomba kugerageza gukumira. Muri rusange ariko hari iterambere rimaze kugerwaho, kandi tugomba no kongera imbaraga mu gukemura ibigihari nk'inzitizi, kandi inzitizi zo zizakomeza kuvuka. Icy'ingenzi rero ni uko ku ruhande rwacu nk'umuryango w'abibumbye hari ubushake bwo gukomeza gukorana n'inzego za leta bireba, nk'inama nkuru y'itangazamakuru, urwego rushinzwe igenzura ndetse n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ubwabo mu kubikemura, ariko twubakira kuri ibyo bimaze kugerwaho, ko tuzi neza ko urwego rw'itangazamakuru ari ingenzi cyane cyane mu iterambere no kubaka inzego zishingiye kuri demokarasi. Uru kandi ni urwego rw'ingenzi mu birebana no guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu bw'igihugu. And it's also an important source of job creation in the country, in the economy. Iki kibazo cy'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bikorera kuri interinete, yaba abanyamakuru ndetse n'abandi bafite aho bahurira naryo, bari bitabiriye inama babifatiye imyanzuro. Including social, digital, media literacy courses in our schools for journalism. Gushyiraho amasomo arebana no kwigisha ibijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu mashuri yigisha n'ibigo bihugura abanyamakuru, no gutegura amahugurwa ahoraho mu birebana n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura rugomba gushyiraho ishami ryihariye kandi rifite ibikoresho byabugenewe mu rwego rwo kugenzura imvugo n'amagambo biba urwango ku mbuga nkoranyambaga no ku mbuga za interineti. Abashinzwe igenzura bagomba kuba maso mu rwego rwo kwirinda gutambutsa bene izi mvugo, byanaba ngombwa bagafunga imbuga nkoranyambaga zigaragara ko zinyuzwaho bene ibi bitekerezo nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabikoze. Abafite ibitangazamakuru bikorera kuri interineti bagomba gukurikirana, kugenzura no guhagarika imvugo cyangwa amagambo abiba urwango mu byandikwa ku byo baba batangaje mbere y'uko bareka ubu butumwa ngo bugere ku baturage. Birumvikana ko bijyanye n'aho u Rwanda rwavuye ndetse n'uruhare itangazamakuru ryagize mu kuruhageza, ariko kandi rikaza no kugira urundi mu kuharuvana, inzego zose zifite aho zihuriye n'uyu mwuga zigomba guharanira gukorwa ku nyungu zigamije iterambere ry'igihugu n'abagituye. Ibi ariko bigatangirira ku banyamakuru ubwabo, bagomba guharanira gusiba isura mbi uyu mwuga wambitswe n'abawukoraga mu gihe jenoside yakorerwaga Abatutsi ndetse na mbere yaho. Ni ngombwa kandi ko ubufatanye bunashimangirwa mu gukemura ibibazo bikigaragara muri uyu mwuga, yaba ibishingiye ku mikoro make ndetse n'ubumenyi budahagije mu bawukora. Ni nahansubi iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none, mbashimira cyane mwe mwese mwari mudukurikiye. Iki kiganiro nk'uko bisanzwe mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Ngiye wakibagezagaho ndi Temistokle Mutijima. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo, bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage
ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Imiyoborere myiza